Yasashimwe cyane bavandimwe inshuti zanjye, nongeye kubaramutsa mu mpande zitandukanye, abari mu mpande zitandukanye z'isi, Afrika, Uburayi, Amerika, Asia, Oceania. Twabagejeje igice cya mbere, tubagezaho n'igice cya kabiri kivuga ku mwuka wa divorce wahagurukiye isi hagati y'umugabo n'umugore, ibintu byo rwose by'ubutane, hanyuma rero muri uyu mwanya twagize gutya turavuga ngo reka tubagezeho n'igice cya gatatu. Tudatinze ndagira ngo mbabwire ko iki kiganiro twagiteguye ku bufatanye bwa Yesu Niyamamare Hose TV na Muhamagaro TV JP kugira ngo tukibagezeho, kandi n'ukuri nzi neza ko hari abantu benshi kigomba gufasha cyane by'umwihariko barimo basenya ingo zabo. Hanyuma rero divorce ni iki? Divorce ku bashakanye, imwe mu nzira yagutse Satani arimo gukoresha kugira ngo yigarurire imitima ya benshi, abavutse ubugingo. Bwa mbere Satani yigaruriye umutima w'umugabo n'umugore, ababuza kubaha Imana, bamaze kuba batubaha Imana, ntibongeye kunyurwa nuko bashakanye. Satani yahise yinjirira mu bize bakanaminuza muri teoloji, abaha ukwishyira hejuru gukomeye, abaha amapeti. Muri ubu buryo hari ababishopu, abapotere, abapasitoro, abavugabutumwa, abanyamasengesho, abaririmbyi, abadiyakoni. Aba bose bafashe inshingano zikomeye zo gufasha Satani gusenya ingo zashinzwe hashingiwe ku mahame ya Bibiliya, aho Bibiliya itubwira ko umugore ari umubiri w'umugabo, bityo ko umugabo ategetswe gukunda umugore we, agakunda umubiri we, agakunda umugore, kuko umugore ari umubiri we iteka rwose. Ariko amadini y'ubu yo suko yemerera umwe mu bashakanye kumushyingira inshuro nyinshi, ndetse hari na bamwe bita abakozi b'Imana bamaze gushyingirwa inshuro 4 cyangwa se inshuro zirenga rwose. Ndababwira ukuri yuko bene nk'abo bamaze guhindura Bibiliya impfabusa, ariko siko biri, kuko Imana si umuntu ngo yibeshye cyangwa ngo ibeshye. Imana kandi si umuntu ngo ibe yarakoze umushinga uzayihombera, ahubwo hazahomba Satani n'abamukurikiye bose. Dore abagore n'abagabo banze kunyurwa, bahitamo gusenya urugingo rwa Kristo, bahitamo kwiyubakira ingo z'ubusambanyi zitazwi n'Imana, itazigera imenya kuri bo. Icyakora nibuke ko Satani ahemba ibibi gusa. Dore amwe mu madini nayo azabona ishyano, kuko yihangiye gukiranuka kwayo, akihangira imyizerere ihwanye n'irari ry'abayagana, cyo kimwe n'abayashinze. Mbese muzahuriza he? Ariko Mana we, muzahuriza he n'itorero rya Kristo mu gihe azabaje kurireba? Mbese Kristo nyiri torero rizima siwe wavuze aya magambo? Dusoma Befeso ibice 5 n'umurongo wa 24 kugeza 33. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, abariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo n'ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore we abone uko yubaha umugabo we. Amina. Mwene data, dore abantu benshi barimbuwe n'icyaha cyo kutanyurwa. Indamu kabisa, indamu mbi, ubuhehesi, ubusambanyi, ukwikakaza, kutihanganirana kw'abashakanye,
abandi bazize amoko, kuko hari abo Satani ashukisha iby'amoko kugira ngo basenye abandi bazize ubwenge bwabo. Ariko dore Yesu araje, icyazi ni uko umugabo n'umugore basezeraniye imbere ye kubana akaramata. Ubwo rero nibaje agasanga mwarunze ubumwe na wa mubi Satani, nta gisobanuro uretse gushyirwa ahazajugunywa abasambanyi, ngo hanze hazaba imbwa, abajura, abasambanyi, abasenga ibishushanyo n'abakunda kubeshya bakanabikora. Wa mukozi wiyitirira izina ry'Imana we, wifuza kuba he? Wa mugore we, wa mugabo we, kumaze kuzerera mu bagore utabara, nawe wa mugore we kumaze kuzerera mu bagabo utabara, wifuza kuba he? Muragumya kuba mayibobo? Muzi ko muri inzererezi? Soma Bibiliya umenye icyo Yesu agushakaho, we kwiha amahoro udafite. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, musangize abandi ubu butumwa bwiza. Dushobora no kuvuga kuri WhatsApp, kandi mu by'ukuri twandikire kuri guteranya 25609455045. Ndasubiramo, guteranya 25609455045. Ntucikwe n'igice kizakurikira cya 4. Imana ibishimire cyane, turabakunda. Amen.